yitwa inararibonye kandi akiri mu myaka y'indahangarwa, azwiho gufasha, kwitanga, kugira inama, kungura abandi ubumenyi, gusangira no gusangiza abandi ibyazi. Ni umuhanga, mwite umupolivara kuko byose arabizi, ni imboni ya rubanda, akaba nanone icyitegererezo mu rubyiruko. Uyu ni umuganga bya nyabyo, ndetse kandi akaba umuhanga mu busizi n'ubuhanzi. Yaba kandi umujyanama mwiza w'abahanzi, nako kandi abihuza no kuba umunyepolitike mwiza. Imana imane, izina burya ni ryo muntu ngo utuma twishima. Butiso nakwanga kwita nabi, hoya nako reka tukoreshe yuko akwita neza. Uyu munsi mu kiganiro cyacu ni Deep Out kuri The Mind TV, tugiye kugaruka kuri Minisitiri w'Urubyiruko n'Iterambere ry'Ubuhanzi Dr. Utuma Twishima Abdallah. Ikaze mu kiganiro cyacu, nitwa Justin Mind Harerimana. Dr. Utuma Twishima Abdallah numwe mu bayobozi b'u Rwanda b'icyitegererezo, wagize uruhare rukomeye mu miyoborere n'iterambere ry'urubyiruko n'ubuzima rusange bw'abaturage. Yavukiye mu ntara y'Amajyaruguru, akaba yarakuriye mu muryango usanzwe wita ku burezi n'indangagaciro. Ubumenyi bwe n'urukundo afitiye igihugu nibyo byamuhaye imbaraga zo kwitangira abandi mu buryo butandukanye, guhera mu buvuzi kugera mu miyoborere rusange. Nyuma yo kurangiza amashuri